Bavandimwe nk'uko mubimenyereye tubana kuri murongo witwa twige bibiliya, naha duhurira tukigana ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga bibiliya. Ni gahunda nziza kandi tunabashimira uburyo mwakomeje kutwereka ko mubana natwe. Ni nayo mpamvu natwe dusaba Imana kugira ngo uko tubonye uburyo Imana igiduha amahirwe n'uburyo kugira ngo dukomeze kubana. Murabona ko uyu munsi rero ntago ndi njyenyine ariko ndi kumwe n'umuntu mutamenyereye. Reka musabe abibwire mu mazina ye yombi hanyuma tuze kubana kandi tuziranye. Murakoze cyane, ndabasuje bene data duhurira kuri uru rubuga. Nk'uko muvandimwe yavuze ndi mushya, amazina ni Harerimana Eric. Nishimiye kubana nawe muri gahunda. Arakoze cyane Eric, Imana iduhana umugisha. Eric, tugiye gufatanyiriza rero iyi gahunda, tugiye gutangira icyisho cya gatanu. Ni icyisho kitubwira ngo ubuhamya bw'abanyasamariya. Ubuhamya bw'abanyasamariya ni nyuma yuko tumaze kubona, twabonye ubuhamya bw'ibimenyetso Yesu yakoze bimuhamya nka Mesiya, nyuma tuboza kubona abantu ku giti cye bamuhamije mu cyisho dusoje. Ubu rero none tugiye kureba itsinda ry'abantu b'abanyasamariya bahamya Yesu ko yari Mesiya. Reka rero mbere uko tutangira tubanze turarike Mwuka Wera kugira ngo abane natwe mu buryo bw'isengesho. Dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko utugenera uburyo n'amahirwe bwo kubonana nawe unyuze mu ijambo ryawe ryera. Turakwingize ngo uze wungure ubwenge bwacu nk'uko wajya kubigenzereza abigishwa bawe kugira ngo tubashe kumva iby'ubugingo waturinganije muri ibyo. Umwanya tuza kumara hano turakurahiza ngo abari utubana natwe, utwigishe kugira ngo ari twe n'abazumva ubutumwa bwiza bizatubera amendezi yo kubona ubugingo buhoraho. Ubuntu bwawe bubane natwe, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Eric, rero icyigisho kiratubwira ngo ubuhamya bw'abanyasamariya. Samariya, abaturage ba Samariya. Samariya ni iyi Samariya, kuki Yohana yashimye ko ubuhamya bwa Samariya ni icyigisho kizibanda muri Yohana igice cya 4. Igice cyose Yohana aratubwira ku byerekeye Samariya. Ese kuki Samariya yafashwe nk'itsinda ryihariye rikwiye kubahamya ba Yesu? Samariya ni iki? Ni icyo kintu uzi kuri Samariya? Urakoze cyane muvandimwe Emmanuel. Samariya Bibiliya ihavugaho mu buryo butandukanye cyane, kandi tugenda tubona yuko Bibiliya igaragaza yuko Samariya nk'uko twumva Yerusalemu nawo wari umujyi ukomeye cyane muri Bibiliya, ukaba rero warabarizwaga mu majyaruguru ya Isirayeli. Bukaba bwari ubwami bwari bwarugaruriwe na Ashuri nk'uko tuza kwibona mu cyigisho. Kandi ahangaha Samariya ikintu gikomeye tuhabona, habaga abaturage ba Samariya bari barirengagijwe ndetse bagafatwa nk'ibicibwa nk'uko tugenda tubona mu cyigisho. Urakoze cyane. Abantu baze kubyumva neza, Samariya bari bafitanye isano nubwo yari iziguye y'Abayuda. Byari byagenze gute? Abashuri baraje barabatera, barangije babagira ingaruzwa muheto, no kuvuga abanyage babo. Ariko babonye abo bantu, bavuga ati abantu nitubareka bari kumwe, bashobora kuziyungunganya bakiyegeranya bakaturwanya cyangwa bakatugomera. Bityo barabafata abanyanyagiza mu gihugu. Uko kuntu babanyanyagije babaturanyije n'abantu b'abanyamahanga. Ego. Noneho aba banyamahanga banduza umuco wabo wa Kiyahudi. Ibyo byatumaga abanyasamariya rero bagira imisengere iri mu ruvange rw'Ikiyuda n'iby'abanyamahanga, gusenga Imana no gusenga ibigirwamana. Ibyo bintu ku Bisirayeli rero basigaye bari umwimerere, babafataga nk'abantu bahumanye. Bityo Samariya yafatwaga nk'agace kihariye, kugeza ku rwego Abayuda bavugaga ko abanyasamariya ari abantu babanena badakwiriye kugira ibintu bahuriramo. Niyo mpamvu rero turaza kubona nk'itsinda ryihariye. Ikindi twavuga ahangaha nk'uko tuza kubibona, tubona yuko imibanire y'Abasamariya n'Abayuda yabaga irimo ikibazo, ku buryo n'igihe Umuyuda yashaka kunyura afata urugendo, ntabwo yemeraga kunyura mu gace ka Samariya, byabaga ngombwa ko ajya kuzenguruka. Turaza kwinjira mu cyigisho rero. Aba bantu dukure kumva ubuhamya bwabo, bagiye guhamya Mesiya. Abayuda bari bategereje, ariko bagiye guhamywa n'Abanyasamariya. Muri iki cyigisho nk'uko nabibwiye tuzibanda muri Yohana igice cya 4 cyose. Reka rero turebe icyo kwiko baduhaye, turagisanga muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 42. Haratubwira ngo maze abwira uwo mugore ati, noneho si amagambo yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya yuko uyu ari wa mukiza w'abari mu isi koko. Aba bantu hari ibintu byari byabaye, hari ubuhamya bari bumvise.
ariko bavuze ubuhamya bavuga ngo noneho natwe twese, ibi ntabwo byavuzwe n'umuntu umwe, ntabwo byavuzwe na babiri, ryari itsinda ry'abantu, ryari abantu benshi bari guhamya ko umva noneho natwe twemeye ko uyu nguyu yari Mesiya ugomba kugira ute, ugomba kuza. Hari amagambo batubwiye adusobanura ibintu twari tubasobanuye ku byerekeye amateka ya Samariya. Aba banyasamariya nk'uko twabivuze bwari ubwami, ariko ubu bwami bwabayeho mbere y'uko Kristo abaho. Ariko twabonye ko uburyo abashuri bari barabigaruriye bakabaremera agace kabo ariko bakabanyanyiriza mu gihugu, ibyo bintu byatumye gusenga kwabo kuba kurimo imvange yo gusenga Imana yo mu ijuru, ariko bakanasenga n'ibigirwamana byabo bari baturanye nabo. Rero hano hari amagambo nshaka gusoma Yesu yavuze. Mu gihe cya Yesu urwo rwango rwari rwarakomeje kubaho, ndetse rwarafashe n'indi ntera. Abayuda birindaga abanyasamariya uko bashoboye kose. Urumva urwango ngo babirindaga uko bashoboye kose. Ibintu byarimo n'urwango rushinze imizi. Urumva ko cyari ikibazo gikomeye ku buryo nk'uko tujya tubibona byari binagoye ko umuyuda yasaba umunyasamariya ikintu cyo kunywa cyangwa cyo kurya. Umva ukuntu hano babitubwiye ngo babagenderaga kure, nubwo ubuhahirane wenda aho babererekaga mu gihe cyo guhahirana, ariko ikintu gitangaje nta kintu cyashoboraga kubahuza na kimwe icyabaga gishobora gutuma bahura. Niyo mpamvu byari batubwiye ngo nuko igihe cyo gutambuka wenda bagiye mu mudugudu umwe bagiye mu wundi, bashoboraga kwiyemera bagakora urugendo rurerure, ariko ntibanyure muri abo bantu. Mbega ukuntu Kristo akwiriye kuza agakuraho ibyo bintu mu mitima yacu. Aha rero baratwereka uburyo noneho abo ngabo baninwaga bameze gutya. Imana nabo yabonye ko ari ab'agaciro, ivuga yuko yasomo tubura muri bira yuko ngo naje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Tubona n'uburyo Yesu yabagendera. Rero ni muri cyo cyerekezo Yohana yifuza ko tureba ibyerekeye iri tsinda rihinduka abahamya buko Yesu yari Mesiya. Turaribona neza rero mu ngingo yo kuwa mbere. Mu ngingo yo kuwa mbere iravuga ngo aho bahuriye. Aho bahuriye. Tumva ko n'abantu babiri. Aho bahuriye. Ninde nande? Aha turi muri ingingo uko tubibona. Aho bahuriye. Yego. N'abantu bahuriye. Muri ingingo turabona ko Yesu Kristo yahuye n'umunyasamariya kazi. Nkundira turebe ukuntu Yohana bitubwira, ni nkuko nabibabwiye tuzagaruka muri Yohana igice cya 4, baduhaye gusoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Yohana ndatekereza ko araza kuduha intangiriro nziza byagenze bite, kuko ingingo iratubwira ngo aho bahuriye. Ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 batubwira ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umunyasamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa. Nicyo cyatumye ava i Yudeya agasubira i Galileya, ariko yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Yesu yigishirizaga hafi y'aho Yohana yari ari. Turabyibuka mu cyiciro cyashize, igihe Yohana yabonaga Yesu yabwiye abari bamukurikiye abamwiza ati dore nguyu ntama w'Imana ukura ibyaha bari mu isi. Tubona itsinda ry'abantu bava kuri Yohana berekeza kuri nde? Kuri Yesu. Nakunze uyu mwigishwa witwa Yohana. Nta kwikunda kwari muri we, nta kwishira hejuru. Yabonye Yesu kuko yarazi ko wateguriza ari uwo nguwo. Abwira abemeye ubutumwa bwe ati nguyu Mesi. Ariko ibi bintu bishobora kuba byari byateje impaka. Urumva yari umwigisha basanzwe bamukunda, none haje undi mwigisha. Ego birumvikana habayeho kutumvikana. Nuko Yesu afata icyemezo, aravuga tumva rero reka tuve aho kugira ngo nakunze aya magambo ko nasanishije n'ukuntu Abrahamu yari kumwe na Loti, urabyibuka. Avuga ngo he kuba intonganya hagati yacu. Yesu nawe aravuga tuba rero ubutumwa dufite utaza kugira n'ikibazo, nuko njyewe reka nkomeze nigire i Galileya aho nari imenyereye ahatari abantu benshi. Mu kwambuka rero byagenze bite? Ese niki muri iyi ngingo twasanzemo? Tubonye ko Yesu ahisemo kuva iruhande rwa Yohana, ariko umurongo wa 4 natubwira ngo ahitamo kunyura hehe? I Samariya.
yari agiye gukora iki? Ni iki cyadumuteye kunyura i Samariya? Muri ingingo itubwira ngo aho Yesu aho bahuriye, kuki yahisemo kunyura i Samariya? Muri iki cyigisho kuri ingingo yo kwa mbere iratwereka yuko Yesu nkuko twagiye tunabibona mu cyigisho cyashize, Yesu yarebaga ibizaba mbere yuko bibaho, ntudakeneye kubwirwa iby'abantu. Aha rero Yesu nubwo byashobokaga yuko azenguruka ntanyure i Samariya, kuko nkuko muri iki cyigisho batweretse yuko byari bishoboka yuko yazenguruka aho kugira ngo anyure inzira y'ubusamo. Ariko Yesu kuko yari azi ko hari umurimo wamuzanye ku isi yagomba gukora, yahisemo kunyura i Samariya kuko ari umurimo yari agiye kuhakora tugiye kubona imbere muri iki cyigisho. Ayo magambo uvuze ari hano hasi reka nyasome. Iriba rya Yakobo ryari hafi y'Ishekemu mu gihe cya Sukara, hari hafi mu ntera y'ibirometero nka 1.5. Yesu yicaye ariko mubanza nsomye amagambo wenda katusome hari hejuru impamvu yamutumye anyura kwiriba. Ego abafarisayo bumvaga ko abigishwa ba Yesu bari kubatiza abantu benshi, ariko ntabwo ari Yesu wabatizaga ibintu abantu benshi, ko Yohana yavuze ko Yesu azabatirisha umwuka wera. Niyo mpamvu igihe yabwiraga abantu ubutumwa bwiza bakabwemera, babatizwaga n'abigishwa be kugira ngo hataza impaka, kuko yagombaga kubatirisha umwuka wera, kandi umwuka wera ntago akora ibigaragara inyuma, ahubwo yemeza umutima. Niyo mpamvu amagambo Yesu yemezaga mu mutima. Hano batubwira ngo rero niyo mpamvu yahisemo kuva iruhande rwa Yohana. Mu kuhava rero niho hagize cya gitekerezo ngo yiyumvamo ko hari inshingano agomba gukora ku itsinda ry'abantu bari basigajwe inyuma. Baratubwira ngo aho ari mu buryo bwo kwirinda guhura n'abantu, yavuye i Yudaya asubira i Galilaya. Mu kunyura i Samariya, ngaya magambo nashakaga, mu kunyura i Samariya niyo yari inzira y'ubusamo, aho hantu ihuza aho hantu hombi. Ubundi bari bafite inzira zihuza iyo midugudu Yudaya na Galilaya, ariko inzira y'ubusamo kwari kunyura i Samariya. Ariko kubera urwango rwababagamo rwandi twabonye, baremeraga bakajya kuzenguruka kugira ngo batanyura hehe muri aba bantu. Ngo Yesu yimva muri ko agomba kunyura muri abo bantu, nkuko babitubwiye icyari cyamuzanye nukushaka no icyari cyazimiye. Iyumvisemo yabigenje ate rero? Mu kunyura i Samariya niyo yari inzira y'ubusamo ihuza abo bantu bombi, ariko ntabwo iyo ariyo nzira yonyine yashobokaga. Abayuda b'intagondwa, hano nageze ndahatinda, abayuda b'intagondwa bo bagombaga kujya kuzenguruka. Yesu yifuzaga gukosora icyo kintu. Ngiki cyamuteye kugira ute kwahuranya, avuga atoya oya hari umurimo ugomba gukorwa. Niyo mpamvu Yesu ajya ategura uburyo n'amahirwe, avuga ati oya uko mwabiteguye ntabwo ariko bigomba kugenda, ahubwo tugomba kunyura hehe i Samariya. Mbese i Samariya yahanyuze byagenze bite rero? Aha rero nkuko tubibona yuko Yesu yari afite umurimo agiye gukora i Samariya, yageze ku i Samariya hanyuma akomereza ku iriba rya Yakobo. Iri riba rya Yakobo ngo ryari hafi ya Shekemu, ryacukuwe cyangwa se ryafukuwe rya Yakobo, rifukurirwa umuhungu we Yozefu. Aha rero turabona yuko ageze kuri iryo riba yaricaye. Amaze kwicara haza umunyasamariyakazi wari uje kuvoma mu masaha adasanzwe amenyerewe, aza kuvoma kuri iryo riba. Yesu nk'uwareze icyo agomba gukora n'uburyo agomba gukora, ahagiye mu masaha atarayo kuvoma. Ariko ngo batubwira ngo mu bumuntu yari yambaye nkuko yigize umuntu, yahageze ananiwe anashonje, ngo ahicara ategereje ko abuza kubona umuntu umugirira neza akamuha amazi. Ngo akihari niho yabonye uyu mugore aje kuvoma. Ikintu kitangaje muri iyi ngingo batweretse ko ukuza k'uyu mugore aje mu gihe kitamenyera, abantu babyumve neza. Muri iki gihe batubwiye ngo abantu baramenye kuza kuvoma mu gitondo na ryari kubera iki? Kubera ko kumanywa hari kubaga hari kuva izuba rigahari hari mu butayu. Ubwo rero byatumaga abantu bashaka kuza ni mugoroba na mu gitondo. Ariko uyu mugore ndimo ndibaza kuki yaje ayo masaha atamenyerewe. Batugeranyiriza n'impamvu Nikodemu yaje nijoro. Aha Eric dufasha twumvisha iki kintu, kuki umugore aviziye kuza abantu batagize ute batari ngota mubona, kandi bigahuzwa nako Nikodemu nawe yasanze Yesu ryari yasanze Yesu nijoro. Mbere yuko twinjira muri icyo kintu bitangaje, tubona yuko Yesu aza kuri iriba rya Yakobo yari kumwe n'abigishwa. Abigishwa be biba ngombwa ko bajya kuhaha ibyo kurya, kuko yari amasaha yo kurya, mu masaha tubona yo kurya bisanzwe.
bakimara kugenda rero nibwo noneho Imana yari yateguye umurimo wo guhura kwa Yesu n'uwo Musamariya kugira ngo bahure kandi bagire bajyane ikiganiro. Aha rero tubona yuko uyu mugore yaje mu masaha atarasanzwe amenyereye yo kuvoma kuko warubuze Nikodemu nawe yaje nijoro kubera yuko uyu mugore nkuko tugiye kwibona uyu mugore yari afitanye ikibazo n'abandi bagore muri kara gace kubera ko yari yabatwaraga abagabo muri kigisho bavuze ko uyu mugore yari umugore wari ufite imico iyo kononekara ko tubona. Aha rero tubona yuko yaje mu masaha adasanzwe amenyereye kubera ko yari afitanye ikibazo n'abantu. Aha batubwiye ngo impamvu yaba yaramutekuza icyo gihe cyari cyo cyose. Hari tuvuga ngo ariko se ubundi ni iki cyatumye umugore aza nkuko natwe twahoze tubyibaza n'umwanditsi arabyibaje. Ariko batubwira ngo impamvu iyo yose yaba yarateye umugore gukora ibyo ngibyo kuza muri ayo masaha guhura na Yesu byagombaga guhindura imibereho ye. Nguyu umugambi n'intego. Ngiyi intego nakunze isomo riri mu Filipi. Imana niyo ituremamo ibyo idutera ko niyo muteye ubwoza akavuga ati nubwo ari kwizuba ry'igikatu nubwo wowe ugiye uri kwihisha abantu ahubwo nagutegura undi mugambi. Ngaya amahirwe yarari muri ibi bintu nicyo cyatumye uriya mugore ahitamo kugenda igihe ikiganiro kitari bugira inkomyi. Birashoboka ko yashobora kugenda mu nzira agahura y'amasaha yo kuvoma ahara agahuraho n'abandi bagakora urugomo. Yego nubwo we ngo yabatinyaga kubera ko wenda hari ikibazo muri bo ariko Yesu amutegura umwanya mwiza. Mbega ukuntu natwe Imana idutegura gahunda nziza zo guhuramo nayo. Reka nsaba Imana kugira ngo mu gihe Imana yateguye izo gahunda nk'uko uyu muntu guhura na Yesu ngo byamugiriye iki kuko byahinduye imibereho ye. Batubwiye ngo niki cyari cyishe inyuma muri ibyo byose wari umugambi w'Imana kuko yabaye umuyoboro mwiza utuma ubutumwa bwiza buhereye kuri we bugera ku mudugudu wose. Hari ikibazo nifuza ko tuganiraho rero, ikibazo gisoza iyi ngingo cyawe nizihe za kirazira ziri mu muco wacu zishobora gutambamira guhamiriza abandi Kristo twamenye. Impamvu iki kibazo uribuka ko igihe bari bahuriye kuri iri riba aba bantu bagiye guhura ni Umusamariya ugiye guhura n'iki n'Umuyuda. Ibi bintu bisa naho bitari byemewe. None mbese nizihe mbogamizi natwe zibasha kuba ziriho zigatuma tudahamiriza abandi ibya Kristo. Niko bavuze ngo nizihe kirazira zo mu muco. Mbese izo kirazira zijya zibaho? Izo kirazira zibaho. Yego. Ariko Bibiliya itwereka yuko hadakuriye kubaho itandukaniro hagati y'Umugiriki n'Umuyuda. Ijambo ry'Imana ridushura yuko ubutumwa bwiza bukuriye kubwirizwa abantu bose, amoko yose, indimi zose ndetse n'amahanga yose. Ijambo ry'Imana rero rikwiye kutwereka yuko ribereho kugira ngo rikureho izo nsika zose. Nubwo zaba ziriho z'amoko atandukanye, indimi zitandukanye, amahanga atandukanye, Bibiliya itwereka yuko ijambo ry'Imana ritakwiriye kuba zagira izo nsika zose zitandukanye. Kuri ibyo uvuze nibyo ni nayo mpamvu Yesu muri Yohana igice cya 10:32 avuga ngo nuko nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireza abantu. Ubwo rero ntago harimo abakire oya ntiharimo abakene ahubwo kuko igitambo cya Kristo ni icy'abantu bose. Reka dusabe Imana kugira ngo ibi bintu natwe tutazagwa mu mutego nk'Abayuda bagize bo kumva ko hari abakwiye gusigazwa inyuma, hari abakwiye kwirengagizwa, byaba bishingiye ku mateka, byaba bishingiye ku muntu yakuze. Ibi bintu ubutumwa bwiza ni ubw'abantu. Kadusaba Imana kugira ngo ubwo Kristo yatwimenyesheje binyuze mu byanditswe byera ubutumwa bwiza yaduhaye ko yabwiye abigishwa be ngo nuko mugende mu mahanga. Kadusaba Imana kugira ngo ibyo bintu byubakwe mu mitima yacu kandi Mwuka Wera abidushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusabe udusengere mu buryo bwo gusoza. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana nziza ko dukunda uhabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko utweretse yuko ari aho ushaka guhurira natwe nkuko wahuriye n'Umusamariya kazi kwiriba. Reka aho utugenera guhurira nawe mu ijambo ryawe uduhe kubona umwanya uhagije kandi utwihishurire imibereho yacu ihindurwe nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.